twongeye kubaha ikaze kuri channel ya Hirwa TV Rwanda bakunzi ba Egidia tuguha ikaze nanone kuri Hirwa TV Rwanda. Murakoze cyane. Ubushize twari turi kumwe tuganira tubwira abantu imbaraga z'Imana. Ntekereza ko abantu benshi batanze commentaire ku cya kiganiro twaganiriye cyane baragikunze cyane. Yego. Kandi tunabashimira buryo kibagiye baduha ibitekerezo commentaire zabo twarazibonye. Ikindi nabonye nakunze cyane nukuntu nabonye abantu badukora subscribe ko abantu buryo badukunda cyane baradukurikira nziza cyane kandi ni byiza mumenyereye cyane rero muri iyi minsi narindi kuvugira inyuma ya kamera ariko noneho nagarutse kugira ngo mbabwire imbaraga z'Imana. Ntibisanzwe Egidia ubushize twari kumwe uri kubwira abantu yuko mu bihe byatambutse ufite ubuhamya bukomeye hari ibihe etape waciyemo igihe gikomeye waciyemo cy'umubabaro igihe kitoroshye uri kubwira abantu ko bigishoboka ko Imana yakongera bikabatabara. Kimwe mu bintu byatumye dushaka kuganiriza abantu b'Imana n'ukuntu wabwiye abantu ko washatse ariko ugashaka nk'abandi ariko kanashakira imyaka 17 ni ibintu by'igitangaza cyane. Hanyuma yo gushakira imyaka 17 genda byatumye ntekereza ikintu gikomeye ndavuga ngo nzagutumira kuri Hirwa TV nongere nkugarura imbere ya kamera ubwira abantu uburyo cyo mashakira imyaka 17. Ibyo bintu ni igitangaza. Yego. Birumvikana. Ni igitangaza cyakabiri nyuma yo kuchatse uza kubura urubyaro imyaka 10 n'ingahe n'itanu. Ibyo nacyo ni ikindi gitangaza. Ndagira ngo rero nkwakire ngo haye ikaze kandi nanone yego Imana iduha umugisha. Ariko mbere ko dutangiye ikiganiro nyemerera dusengera abantu tangira usenga hanyuma ukomerezeho ubwira abantu buryo kiwa byakugendekeye mu rugendo rwose wahuye narwo. Murakoze kunyakira. Reka tubanze twubahe Imana dusenga. Yego. Urakoze Uwiteka Imana yacu, urakoze wera wa Isiraheli, urakoze kurinda abantu bawe, urakoze kurinda abanyarwanda n'abanyamahanga n'imande zitandukanye. Urakoze Uwiteka kuki twongeye iminsi yo kubaho ishimwe n'icyubahiro n'ibyawe. Uyu mwanya rero tugiye kongera kuvuga gukomera kwawe, tugiye kuvuga imirimo n'ibitangazo ujye ukora. Rero databuja uhagararane natwe kandi mwami wanjye akanwa kagiye kumbura kabivuga ubane nako n'amatwi azabyumva azabigirira akamaro. Rero icyubahiro ni cyawe uganze muri njyewe kandi uganze muri twese mu izina rya Yesu amen. Urakoze cyane. Egidia wagize utya rero ushakira imyaka 17. Yego. Yego bari byagenze bite ko washatse hise wirukanka urashaka kandi tubizi ko mu Rwanda cyangwa se muri rusange umuntu agomba gushaka afite imyaka 21 kuki utandindiriye? Teo ntago byari byoroshye kugira ngo nshakire imyaka 17. Jewe jenoside yakorewe abatutsi iba mu Rwanda yabaye mfite imyaka 15. Hanyuma biba ngombwa ko ababyeyi banjye icyo gihe bitaba Imana. Nza kwisanga nsigaye jyenyine ntagifite ababyeyi birangora cyane bimbera ikibazo kugira ngo mbone umuryango ushobora kumfasha cyangwa ushobora kundera. Yari inzira ndende rero niyo mpamvu numva ngiye kubasangizaho. Murakoze rero ndashaka kubabwira urugendo rwanjye icyateye kugira ngo warumbaje ikibazo impamvu nashatse mfite imyaka 17 ntashakiye ku myaka 21 nk'abandi. Rero naje gusanga ababyeyi banjye bitabye Imana nkiri mutoya muri jenoside yakorewe abatutsi. Sanga ndi jyenyine sanga ntagifite umuryango wo kundera birangora cyane bimbera ibibazo kuko narabaze mu minsi ishize nafashe umwanya ndicara sanga nibura kugira ngo nkwize imyaka 17 ubwo nashakaga nari maze kuba nko mu ngo zirenga 10 Teo. Nabaye mu ngo nyinshi zitandukanye nabaga mu rugo rumwe bimaze kuba nko 1995 nabaga mu rugo rumwe nkaruvamo namaramo nk'amezi nk'abiri urwo rugo narwo rukansezerera nkabona ntago birimo gukunda. Ubuzima butangira kumbihira cyane nk'umwana wabaga mu muryango nk'umwana warerwaga iwabo ariko nkajya kwibona mbona iwacu hatagihari ntakiri kumwe n'ababyeyi ntakiri kumwe n'umuryango. Ariko narasengaga najyaga mu rusengero ariko nkakomeza kumva isi ikomeza kumbihira cyane. Rero narabitekereje cyane numva ni ibintu bimbaba iyo nsubiye inyuma nkatekereza ubuzima bwanjye n'urugendo nagenze n'urugendo rurerure nagiye mba ahantu hatandukanye nkaba mu muryango umwe ejo nkaba mu wundi
uko nagendaga niko hose nahasigaga imyenda aho nazaga nk'uyu munsi narahararaga bakagira ngo nje kubasura nk'ibisanzwe ariko narangiza namara nk'ukwezi kumwe cyangwa amezi abiri batari ko se kutagenda bakabona nyine ko ikibazo cyavutse aho nkahava nkongera nkagenda ndibuka hari igihe kimwe nigeze kugenda numva byandenze nabuze ahantu ho kujya nibwo nafashe inzira ndagenda njya mu kibanza cy'iwacu ahantu ituro ryaje kumfasha ari mu muganda bansiziriza ikibanza ariko ntibankiriramo inzu ubuzima bukurambiye bwo kuhora ucumbika ndagenda nicara mu kibanza cyonyine mbwira Imana ntariko se ko mbizi neza ko aha hantu harimo inzu ariko uyu munsi akaba ntanzi hari noneho nkaba mbuza aho kuba noneho ndajya kuba hehe ingo ndazizenguruka zari zimaze kuba nk'ingo zirenga nk'umunani nibuka urugo rwa nyuma nagiyemo ariho naje gufata icyemezo cyo kujya gushaka nabaye mu rugo nkaba nari maze kuba umwana w'umukobwa w'imyaka 17 namaze kuba 10 narasengaga nari n'umuririmbyi ariko byari bingoye kuko ntago nari nezerewe ntago byari byoroshye ari nabwo mboneraho umwanya wo gushimira abantu nabereye mu ngo zabo barakoze yaba wanshumbikiye ukwezi kumwe yaba uwo nabanye nawe umwaka cyangwa amezi Imana ibaha umugisha mwarakoze ntago byari byoroshye rero tewo urwo rugendo nararukoze noneho urugo rwa nyuma navuyemo njya gushaka baranyicaje barambwira ngo ntago bikemera yuko ushobora kuba hano ntago bikikukundiye ntago tukikwemerera ko uba muri uyu muryango wacu cyangwa muri uru rugo rwacu nyamara narazindukaga imirimo yose isabwa abana bo mu rugo yose narayikoraga ariko ntago nanjye ndahamya ko nari ndi mu minsi mibi hanyuma ndangije biranshanga biranshobera twari dutuye hafi ya kaburimbo ahantu nabaga nigira inama ndagenda nicara mu rutoki rwaho ndabitekereza nibaza icyo gukora nibaza aho kujya nsanga ingo zose narazizengurutse aho nagombaga aho numvaga umutima wanjye umbwira nakabaye njya kuba nsanga hose narahabaye ntago byari binyoroheye nk'umwana w'umukobwa nari ndi muri iyo myaka udafite gikurikirana ntafite unyitaho noneho maze no kubwirwa ko ngomba kugenda nicaye mu rutoki numva umutima wanjye umbwiye ikintu kitari cyiza njya mbisabira Imana imbabazi kuko nta ruhare nabigizemo niko naje gusanga bimeze ariko komere bambi komere ndabona emotion bakunzi ba Rwa TV Rwanda ntibyoroshye kuba umuntu ari kukubwira ubuhamya ngira ngo murabizi neza ko iki gihugu cyacu cyahuye n'amateka mabi ariko kandi benshi basize ibikomere barakomeretse nkunda kubwira abantu ko igikomere kijya gikira ntabwo byoroshye kuvuga muri ibi bihe kandi Egidia ihangane komera bambe Imana yabanye nawe ndabizi neza ko umaze kuba undi muntu kwiyakira byaraje niyo mpamvu natinyutse kugutumira kugira ngo uze imbere ya kamera mbwira abantu ihangane rero bambe Imana igufashe murakoze cyane mumbabarire nyine nambaye umubiri intege nke za muntu ziba zije nibwo natekereje umutima wanjye urambwira ngo ncunge ikamyo nini cyane imanutse nyigiyemo kuko numvaga ubuzima bwanjye burangiye numvaga nta yandi mahitamo mfite numvaga nta wundi muntu wo kungirira impuhwe kandi nta n'ahandi hantu ho kujya kuba mfite ariko nyuma nibwo naje kumva ijwi ry'Imana mu gihe nkirimo gutekereza nkirimo gucunga hafi aho ngo ndebe yuko nabona ikamyo ije nibwo numvise ijwi ry'Imana rimbwira ko hakiri ibyiringiro rimbwira yuko hari abapfuye kuba ntarapfuye Imana nanjye mfiteho umugambi rero uwo mwanya nibwo nahise mfata icyemezo maguruka aho nari nicaye ndimo gucungana n'ikamyo igiye kumanuka ngo nyinagemo numvaga ntawo kubabaza mfite numvaga nta wundi muntu uzabazwa nuko Egidia yapfuye ariko Imana yabanye nanjye ndangije haguruka ubwo mfata imyenda yanjye
nafashemo nk'imyenda itarenze nk'itatu kuko aho nabaga hose ntasigaga imyenda, utwara imyenda ufite aho ugiye. Rero nafashe imyenda itarenze itatu, nibwo naje mu mujyi wa Kigali, nabaga Ikibungo icyo gihe. Ndaza hari undi muvandimwe wanjye bambwira ko ari mukuru wanjye wo muri famiye, ndaza ngezeyo mubwira ko nje kumusura. Hanyuma mamara nawe icyumweru cya kabiri kirashira, abona singiye. Icyo yakoze Theo yahise yirukana umukozi. Wataka ubuzima bwo kuba umukozi we mu rugo. Aravuga ati ubwo Egidia atatashye mbona ashatse kuguma aha, reka none umukozi mwirukane aguma aha ngaha akumukozi yakoraga ajya gakora. Kandi yarabizi neza ko nta muryango usigaranye, nta nahandi ho kujya mfite. Ninko yavuze ati Imana ishimwe ubwaje naze nanjye nibura mu profite mugumane. Inshuti mudukurikiye, ndagira ngo mbabwire ngo Imana nikugirira neza ntugatesha abantu agaciro. Umuntu wese ni umuntu, nubwo waciye mu bikomeye yakoze ikosa rikomeye, buriya yagomba kukwakira nk'umwana akakuvura n'ibikomere. Egidia ihangane bambi, komera kandi wihangane. Ndagira ngo urase ku ntego uze kungerera neza nyirizina ahantu ushaka kumenya, wese ushaka. Birumvikana deja ubwo buzima wari urimo bushobora kuba bwaratumye ushaka igihe kitarakagera. Aho niho nari ngiye kugera, kuko aho urwo rugo nagezemo ndakeka nari ndumazemo nk'ukwezi kumwe. Nibwo nahagurutse ndamubwira ngo arundi muvandimwe wanjye mfite ngiye gusura i Kanombe. Amuruhushya ndagenda, ngezeyo ndamushaka ndamubura. Ndi mu kigo cya gisirikare, nakora kuvuga amazina gusa. I Kigali kinini umuntu baramushaka baramubura. Ariko nyuma haza umusore araza aransuhuza, arambaza amakuru ni meza, ndayamubwira ko wicaye aha, ndamubwira. Arangije atireka nanjye mushaki, aramushaka nawe aramubura, arongera aragaruka ati rero twamubuze, reka ngo yerekeze witahire. Aramperekeza, twakoze urugendo rwo gusohoka mu kigo twinjira hepfo gatoya mu muhanda. Arangije ijambo yarambwiye ngo nagukunze. Ubwo ndimo ndagenda ngusha icyatumye nshaka. Wa musirikare yari umusirikare? Yari umusirikare nawe icyo gihe, ariko yari yambaye civil. Arambwira ati nagukunze. Ndambwira nanjye nagukunze. Ntabwo mu by'ukuri numvaga nyine ari urukundo ruraho, kuko ntabwo ibintu ari ndimo numvaga ibyo gukundwa ari cyo byandebagaho. Narijye kukubaza ikibazo, mu buzima bumeze nk'uko umutima wawe wumvaga wigeraga wumva ibintu byo gukunda abahungu bigurimo, urumva guhita ubanga agukunze cyangwa wumvaga? Ntabwo ibihe nari ndimo mu by'ukuri nari mubeshye, kuko nk'umuntu wampaye serivisi nyine ko ari kugira ngo mubwire yuko nanjye nyine yangiriye neza, mwereke ko nanjye namukunze ko yambere umuntu mwiza. Yaramerekeje twicara ahantu, hangurira agafanta, ndamushimira cyane, yarakoze cyane. Arangije aramerekeza ageza ku modoka, amafaranga 7,000. Icyo gihe hari 2,000 byari mwaka wa 1997, mwaka wa 1997 mu kwezi kwa 11. Rero Theo ni gitangaza, kuko umugabo nashakanye nawe ariwe mbana nawe uyu munsi ni uwo nguwo wambwiye ngo nagukunze, kuko twamenyanye ku cyumweru. Kuwa kabiri aransezeranya, arambwira ngo kuwa kabiri uzaze duhurire hano. Anyereka akazu nzaza nkicaramo. Akazu ndangije ndagenda mu rugo, ndababwira nti nyamara nabonye umuntu kandi yambwiye ko yankunze, yampaye n'iti kizansubizayo. Mbibwira wa mudamu mukuru wanjye muri rwa rugo. Arambwira ati ntacyo uzagende turebe ko umuntu ameze. Ndagenda ngezeyo, ambera imfura, araza aramperekeza nanone tujyana mu rugo. Tugezeyo arabwira ati rwose Egidia yagewe naramukunze. Numva bya bintu birimo urukundo. Hanyuma ku munsi ukurikiyeho arambwira ati rero icyo ngiye gukora, ngiye gusiga amafaranga yo kugura ibikoresho byose, ngiye kuwa gatandatu tuzashakana. Urumva agiye umugabo wanjye ariwe mbana nawe uyu munsi Theo. Twamenyanye ku cyumweru, dushakana kuwa gatandatu. Urumva nta kwezi kwaciyemo, oya. Ariko ngize Imana yanguriye ibikenewe byose. Ntago nari nshatse ngira ngo nyirizina mbona umugabo, ntago nari nzi ibyiza byo, ntago ibyo bintu nari byo nari nkurikiye, ahubwo nari nkurikiye kugira mbona aho kuba. Yego mama, nagira ngo ngira Imana nanjye mbona ahantu naba numva nisanzuye, wenda batazambwira ngo genda. Uyu mugabo wakubwiye ngo wakunze, wari ufite igikuriro muri icyo gihe? Urumva nyine nari umwana w'umukobwa, nari mfite igikuriro kitari kinini.
ariko ntago nari ngwingiye nari mfite igikuriro birumvikana ku myaka 17 nubwo wagiye uhura n'ibikomere ariko biranagaragara nuko usa n'uyu munsi wa none biragaragara ko muri icyo gihe cyawe wari inkumi nziza wari inkumi nziza kandi bigaragara ko wari ufite igikuriro ko umuntu yashoboraga ko kwibeshyaho akagira ngo wenda ufite nka 25 ntekereza ko wamuhisha imyaka ntago imyaka yayimbajije kuko ngira ngo iyambaza imyaka barahisanyanga ni nk'Imana hari yatumye imyaka atayimbaza ngize Imana rero arambwira ati ngwino tubane twibanire nk'umugore wanjye rero narabyemeye Theo dushakana kuri iyo myaka yanjye 17 njya mu rugo ndujyamo ntazi kumesa ntazi namba ntazi ngo umuntu yubaka gutya ntazi rumva nta n'ubukwe nakoze oya njyewe nyine narigendeye ariko ni ikindi gice cy'ubundi buhamya nabwo nzagaruka nzababwira nagira ngo uyu munsi nkubwire urugendo nagenze Imana yo mu ijuru yabanye nanjye ikandengera ikanshyigikira muri iyo myaka yose namaze kugira ngo mbone umugabo turi kumwe uyu munsi bakunzi ba Hirwa TV murumva ko bitoroshye twaciye mu mateka akomeye twaciye mu buzima bukomeye ubushize nabaganirije buryo cyo nanjye napfakaye nkahura n'intambara n'ibigeragezo ariko nkihangana Egidia warakoze kwihangana kandi biragaragara ko wihanganye pe murashakana rero maze gushakana Imana igira gutya kwimura urubyaro Theo nubuhamya ndahamya ko nuwongera kuntumira ni ikindi cyiciro cya kabiri nzatangaho ubuhamya bwanjye twarashakanye nzi ko wenda mbonye ibisubizo ariko ngezeyo noneho ninjira mu kigeragezo cyo kubura urubyaro urumva bwo nurundi rugendo rurerure cyane urumva imyaka aho nari mvuze urugendo rw'imyaka 2 ariko noneho urumva urugendo rw'imyaka 15 ntarabona urubyaro rw'urwambereye rurerure cyane aho nari nzi yuko ninjiye mu bisubizo ahubwo nsanga ninjiye mu bibazo kandi binkomereye rero gusa Imana yo mu ijuru yagize neza mbateye amatsiko nzabibabwira mwashakanye umugabo ari umusirikare yego hanyuma mubana icyo gihe cyose yajyaga gusiga akajya ku kazi twarashakanye ari umusirikare tumaranye amezi 6 ajya ku rugamba icyo gihe aragenda ndasigara sigara mu rugo arongera amaro y'imyaka 2 nyuma yaho arongera aragaruka nyuma yo kuva mu gisirikare akomeza amashuri ariga ariko ubu uyu munsi niwe turi kumwe ibindi bisigaye inyuma byose nzabibabwira gusa Imana yo mu ijuru yabanye nanjye mu rugendo rutari rworoshye Egidia ko mbona wagira ngo wenda uretse ka emotion kaje gakeye kenshi ndabizi ukunda guseka wagira ngo ariko ni byiza nabyo kuko ntabwo dukwiye guhereranwa n'amateka nubwo igihugu cyacu cyagwiriwe n'amahano jenoside yakorewe abatutsi bene data bagapfa abavandimwe bacu twarababuze inshuti y'imiryango ariko uyu munsi wa none ntabwo dukwiye guheranwa n'amateka birashoboka ko nawe ushobora kuba ugifite icyo gikomere cya jenoside yakorewe abatutsi uyu munsi wa none ukaba ugikomeretse ugifite igikomere ndagira ngo nkuhumurize nkubwire ngo nimwegere Yesu Egidia ikintu cyatumye ndashaka kukubaza ikibazo kimwe hanyuma tuze gusoza wenda ubutaha tuzongera tugutumire niki cyagushoboje kwihangana cyangwa se cyakubashishije kuba wowe Egidia umunsi wa none ukiri witwa Egidia nyawe umwenyura ugaseka ukabasha kwambara ibubu nziza ariko hagati wambaye na neza wambaye neza vrema ukabasha kwambara ibubu nziza ukabasha guseka ukubonye yose ntakubone muri ya etape y'agahinda n'umubabaro ibi nibyo perezida wacu ahora twigisha kwishakamo igisubizo wowe ubwawe ufite agahinda ukishakamo igisubizo ukumva ko nta wundi waguha umunezero ugomba kwiyeranja ukisetsa njya nkunda kubwira abantu bavuga ngo ngiye wundi nari mamaga nkitata nka ni papa nk'imama nkigira mama watari nkahaba aho papa atari nkahaba aho tata atari byose nkabyikorera nanjye nahuye n'ibibazo n'ibikomere byinshi bitandukanye ariko nagiye nihangana Egidia usko ntari nzi ko wakomeretse bigezaho komera abandi urakoze cyane Theo ikintu ndacyaba cyaranshoboje cyane nuko narasengaga kandi ikindi nkakunda gukora no muri iyo myaka yo hasi kugeza kuri myaka 17 urumva nirwanaga nagombaga kubona icyo nambara kandi ibikenewe byose by'umukobwa nkagomba kubibona rero narakoraga cyane narakoraga kandi ikindi nasengaga Imana nanjye kamba hafi nanjye nkayibwira kandi kanyumvira rero
mu by'ukuri nabwira abantu bose ngo nibihangane nibakomere ndagira ngo dusoze igice cya mbere cy'ubuhamya bwawe kubera impamvu z'igihe tubwire abantu tubarandikira igice cya kabiri kijyanye n'urugendo rwa Egidia buryo ki yashatse afite imyaka 17 Imana ikamwima urubyaro ariko uyu munsi wa none Imana ikaba yaguhaye umwana warabyaye naje kubyara kandi mbyara Theo byarakomeye nariswa amazina menshi nabye nitwa Cyasha ibyo nacyo n'ubundi buhamya n'ikindi cyiciro ibyo bireke kubera ko abakunzi bacu tuzajya tubatera amatsiko ngo bazamenye impamvu rya Cyasha ryaturutse na Cyasha urumva Egidia narinzi ntabwo wishwe Cyasha yego komera Cyasha ihangane nyine ubwo numva uyu munsi ndi mamahirwa Imana igumugisha narigize ngo uracyaryemerera uyu munsi ndi mamahirwa niyo mpamvu icyiciro kizagaruka ubutaha nongera kugirirwa ubuntu kantumira nzababwira noneho uburyo niswe mamahirwa nkava kuri Cyasha bakunzi ba Rwa TV Rwanda ntekereza ko iyi channel yacu ni imwe muri channel muri iki gihugu ndetse no hanze zikunzwe cyane kuko hariho ibintu by'Imana kandi hariho abakozi b'Imana batandukanye ubuzima tubasangiza ubuzima bwa buri munsi tuzatubatumira abakozi b'Imana batandukanye abantu b'Imana batandukanye bafite ubuhamya bafite ibintu babwira abantu bafite inkomezi bagukomeresha mama turagushimiye ko bemeye kwitabira ubutumire bwacu yego murakoze cyane n'ubutane tubingiga muzatwitabe yego tuzaza reka tubashimire rero bakunzi ba Rwa TV Rwanda muri nshuti z'akadasohoka tubasabe ko dukorera subscribe nimero z'uyu mubyeyi turazishyira hejuru kuri channel hanyuma muze kuzireba muhamagare kandi na comment zaba bene data turazikenera kugira ngo turebe hari igitekerezo inama ubwunganizi nabyo turabikenera Yesu abaho umugisha rero reka dusezera abantu tubabwire ko turabakunda ariko soze mbabwira ngo mwirinde covid mukomeze mwirwanye indwara mwirinda muba mu rugo kenshi mukaraba intoki mwambara udupfukamunwa neza nubwo twashyizemo metero numvaga akankiri hagati tugiye gusoza mboneraho umwanya wo gushimira abantu bambereye ababyeyi nyuma y'iyo myaka yose bambaye hafi hari abambere basaza banje abambere badata wacu abambere batante abantu bose baba mu ruhande rwanje Imana ibaho umugisha ndabizi neza ko mfite inshuti nyinshi mfite abavandimwe mfite mwese ndabashimiye mwese abambere ababyeyi banje n'abavandimwe Yesu abaho umugisha ntabwo washimiye ubu warabashimiye n'uburabashimiye uzahora mbashimira igihe cyose uzahora n'abashimira nanjye ndabashimira buryo kimwabanye n'umubyeyi pe mukamukura mu gahinda n'umubabaro mukabona ababyeyi wenda ubutaha uzatubwira buryo ki urugendo rwawe buryo ki wakoze n'ubukwe ukanabyara n'ukuntu wararabuze urubyaro byo n'ubutaha rero reka tubashimire tubasabe ngo Imana ibaho umugisha nkuko nari mbivuze mukomeze kwirinda icyo cyorezo Imana idufashe Imana ibaho umugisha mu izina rya Yesu amen